Yes, ibisanzwe amazina ni Ezekiel Umuramyi. Uyu munsi tugiye gutangira ikiganiro. Ndibaza nicyo kiganiro kimeze fresh ntangiye gukora kuri uno munsi. Hanyuma ndagira ngo banze unyarukire kuri YouTube channel yanjye yitwa Yewe TV. Ukore subscribe, kandi like, share and comment. Hanyuma komeze n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye. Nyuma tugiye kuganira. Abantu benshi twitongo tuba dufite inshuti zacu ugasanga inshuti zacu ntabwo ari iz'umumaro. Iyi minsi niko bisigaye bimeze, uragira inshuti ukagira ikibazo wagira ngo urayirukanye yibwira ati muvandimwe ugira ukuntu umfasha, kandi wowe mufataga nk'umuvandimwe agahita akubwira ati wapi ntabwo bishoboka nta kintu na kimwe nagufasha. Kandi ugasanga ni wa muntu ugukeneyeho support za buri munsi, ugasanga ni wa muntu ugukeneyeho buri kimwe. Maybe ni uko nguko nyine bageze ntabwo bakora. Hanyuma ikindi kintu kimwe nshobora kuvuga, hari ahantu henshi usanga badafite kwisanzura, ugasanga ibintu ntabwo bimeze fresh. Ubwo ndashaka kuvuga nk'ibintu bijyanye n'insengero. Ibintu bijyanye n'insengero muzi ko insengero zimwe na zimwe bagiye bazifunga, ariko maybe n'izirimo gukora ugasanga abantu baho ntabwo baba bisanzuye neza uko bikwiye. Noneho ugasanga abacuranzi rimwe na rimwe ni abantu batuma abantu mu rusengero baza ari benshi bakaza kumva umuziki. Burya ikintu cya mbere burya hatabonetse n'ikintu kijyanye n'imicurangire myiza wapi nta kigenda. Ugasanga muri iyi minsi usigaye ureba ugasanga mu nsengero zigiye zitandukanye kandi zikomeye ababona abakirisitu benshi kubera ko harimo abacuranzi bagiye bakomeye kandi bahenze. Urasanga umucuranzi akoze ahantu umwaka ugasanga bamugenera umushahara kuba arimo gukoresha cyangwa arimo gukorera, ugasanga mu minsi mike bagahita bawukuraho, ugasanga bagiranye amakimbirane, bagiranye ibibazo, ngo yagiye mu bindi biterane, ngo yagiye mu zindi nsengero. Maybe azakura gute kandi mutabashije kumuha umwanya ngo yisanzure ajye n'ahandi areba niba hari abamurusha cyangwa se niba hari abandi bantu runaka nabo bagira ikindi kintu bashaka kuba bamufasha, nawe agenda begere bagire gute bakorane yihugure amenye ubundi bumenyi mu rusengero rwiwe n'abazanemo kandi gashya akorane n'abandi. Bizagenda bite? Abapasiteri bamwe nabo usanga babangamira abacuranzi, ugasanga ni ibintu utashobora, ugasanga nyine barabangamira byatanye. Aho ngaho abapasiteri bafite abacuranzi cyangwa se abapiyaniste bahemba ako kantu namwe mugakosora. Ikindi urasanga abakristo bamwe na bamwe baje bakaza mu rusengero basa nk'abaje kubohora imitima yabo, baje kwishima maybe, ubundi ugasanga ibintu byabaye hatari nyine bagera mu rusengero bazi ko baje gutamba, baje kumva ijambo ry'Imana, ugasanga ahubwo harimo abandi bantu babahuga. Ndashaka kuvuga ikintu kimwe, mubyumve neza kubahuga nshatse kuvuga ndaje ndibasobanurira. Noneho umudiyakoni baramushyira mu rusengero ngo ajye yicaza abantu, abereka imyanya, abereka uburyo ki ahantu bimeze. Bamara kugera mu rusengero agasanga umukristo umwe nzi ahantu byabaye, agahita amubwira ngo kumanya ko dore n'ibintu wabibonye icara. Akumva ni ibintu bitangaje cyane. Umukristo araje aje gusenga, agenda yakiriye, usanze ari abantu muri protocole mwapanze, muri protocole bagomba gukora nyine neza mu rusengero nk'uko mwabize mwabaye inshingano zo karaba diyakoni. Ariko yajya kwicaza umukristo uje gusenga Imana, aje kuruhuka mu mutima, afite ibibazo byamwugarije, afite ingorane mu rugo. Wasanga yanaje ari umubyeyi yarwanye n'umugabo we, akavuga ati reka mungire mu nzu y'Imana. Abantu benshi bahungira mu rusengero baje kugira ngo bumve baruhutse mu mutima, bumve bishimye. Yego nubwo ageze hanze ibibazo bimwe bikakuta mu mutwe, ariko yari mu rusengero aba yishimye. Yagiye ngo araje umwereka aho yicara kugira ngo ubwire mwicara neza mwene data, ugatumira ngo kumanya ukicara. Ibyo bintu biracyabaho mu rusengero. Hari urusengero uko nashaka kuruvuga, ariko njye nagiyeyo numva umukristo umwe arambwiye ngo kumanya uko uticara mu rusengero ntabwo wabonye intebe. Ibyo ntabwo bikwiye. Niyo mpamvu mbizanye muri kino kiganiro kugira ngo abantu benshi cyangwa abakunzi banjye mukunda ibisirimba, mukunda ibintu by'itorero, mukunda ijambo ry'Imana n'ibindi byinshi tugenda tubahereza, mugende nyine mubyigaho mubikosora. Abadiyakoni muteye gutyo muhinduke, muho abantu nyine mureka kuba inyamaswa. Mba mwaje mu rusengero ntabwo mwaje guhuga abantu, mba mwaje kugira ngo munezerane n'abandi. Ese ko bavuga ngo waje gukora umugisha, waje gukora umugisha gute kandi nyamara uri imika imbuto mbi mu bantu? Ejo numbwira nabi sinzagaruka. Pasiteri mbabonaga abantu 5,000 mu rusengero, 30 bakagenda mu cyumweru kimwe, abandi 30 bakagenda mu cyumweru kimwe, mu kindi nta numwe azabona neza. Niba ufite umucuranzi, ususurutsa abantu bakunze kuri urwo rusengero, warangiza ukamufata ukamukura mu bandi, nimba bamugeneraga umushahara w'100 ugatangira wumva ngo njye sinzongera kuguhemba n'iki, ukamwimba piano, wihugure
ukamwima haza abagenzi b'abacuranzi ngo bamwegere ibigana ukabyanga, ngo ibyuma bigomba gukoreshwa ngo ku isabato muri repetisiyo ngo no muri gahunda z'amateraniro gusa, ngo ibyuma ngo ushaka kwiga azagende yihugurira ahandi hantu. Azihugurira hehe? Kandi najya ahandi mujye kumushaka yo mubwire ngo agaruke gukora iki? Muzakenera abacuranzi igihe mushaka kubyina, nibwo muzakenera abacuranzi. Muzakenera abacuranzi igihe mushaka kwibyinira, igihe mwumva nyine amateraniro mu gihe muyagiyemo muzakenera abacuranzi. Ngo babesitare za microphone muririmbe, muvugire ijambo ry'Imana birangurure bisatuye. Nibwo muzakenera abacuranzi. Ariko cya gihe umucuranzi azaba yabuze ipantaro yo kwambara, nta nubwo uzagenda ngo uvuge ati umucuranzi kwa mbere abahari, kwa gatatu abahari mu materaniro yo mu migezi, ku cyumweru abahari. Uyu mucuranzi akeneye 40,000, nabura 40 kuko ari umwana wa hano akeneye 40,000. Mugahita mugenda mukareba, mukirebesha hirya, mukinyuza hirya, mukinyuza no hino. Kuwa kane mugahita muhamagara mufite amateraniro. Mwumva ngo pianisi ngo ejo turagushaka, ngo dufite amateraniro ngo y'ububyutse ngo mu gitondo saa 4. Narangiza kubwira ngo nta kibazo ngaho, ejo nataza ku cyumweru musigaje mu nama ngo tutaje gucuranga. Kandi nyamara ntiwigeze umwegera. Uzamwegera igihe ushaka kubyina, ushaka kumva ijambo ry'Imana, ibintu yesitare za microphone yarimo kumegisingira, arimo arakumegisingira aho yabyigiye wamwishyure n'ico. Hari n'atanu wamuhaye se? Niki wamuhaye mu rugo umenya no gukoresha kugira ngo nimba akeneye n'ipantaro? Ese ko yabyize kugira ngo akunde yibeshe, akunde nimba ari ikintu akeneye abafashe, ariko namwe mumufashe. Nubwo muri bo muramufasha, ikintu kimwe muri bo muramufasha, ngo muramushakamo ko abahereza ibye gusa ku buntu kubusa. Ese uwo mwanya yataye we, uraza mukavuga ngo abana ngo barabitorero, ngo bakuriye ngo mu itorero ngo bazacuranga, abahere ngo bacuranga. None se uwo mwanya bo ntabwo bajya no gushaka andi mafaranga ahandi hantu runaka bakaza bakibeshaho bakagira ubuzima? Nyine yabishaka bamushaka kuruhura mu mutwe akaza akabacuranga. Nibyo da, igihe ashaka kuruhuka mu mutwe nta kintu kiri gupfa hepfiriya, akaza akabacurangira kugira ngo nawe uruhure mu mutwe byasoza kwita. Ariko nimba ibintu bigaragara ko umuntu mukeneye 100%, mugomba no kumushyiraho salarizi. Akeneye kwambara, akeneye kurya, akeneye telefone nzima, akeneye ibindi bikoresho bigiye bitandukanye. Genda cyavuga ku bacuranzi n'abapasiteri. Umupasiteri ufite umuntu ntamenya agaciro uwo muntu mu marebe, we wundi ubwo ngubwo ntabwo aba areba, amaso yaraho. Abacuranzi baravunika kandi badahari ntabwo abakristo bababona. Ayo maturo ntiwayabona, ayo mafeza, ibyo bintu byose mu mwaka, ibyo bituro ye birambabaza byo kubira ngo abantu abacuranzi no murabafata nabi. Kandi yakwigira ahandi ngo yari uwacu, ngo baramwibye, ngo gutya, ngo nari ibiki. Mutabona agaciro k'umucuranzi ufite ako kanya, ejo uko ari kose azaguka yigendera. Niyigendera kongera kumugarura bizaguhenda, ntabwo bizaba ari mu bworoherwe rwose habe na kuguhenda. Aho ndabizi ko bigomba kuguhenda. Muhinduke mu abantu, mureke ibintu by'ubunyamaswa, mumenye ko umuntu nimba umukeneye nawe hari icyo akeneye. Muhereza icyo akeneye, nawe aguye icyo ugira gute ukeneye, nimuhererekanye. Abacuranzi mwabafashe nk'aho ari mayibobo. Abacuranzi ni mayibobo he? Ukagenda ngo yogoshesha nabi, ngo afite ngo ibisugu ari amazi, yogoshesha ibisugu. Ngerenga y'abapasiteri bo mu nsengero, umuntu ngo afite imisatsi ngo yaraboshye kaje gusenga Imana n'imisatsi bihurira, ngo yarasutse ngo ibisuku, ngo ntabwo mubyemera. None se Imana ni ibisuku? Uje gusenga aje gusenga ibisuku? Mwebwe se mubwiriza muze kubwiriza ibisuku cyangwa muze kubwiriza umuntu ku giti cye? Ikiganiro ndabizi kiraza kurebwa n'abantu benshi bashoboka. Ikiganiro murebe ibintu byo guhindura, murebe ibintu byo kwigaho, murebe ibintu byo gukosora. Abacuranzi mvuganiye nabo bakora inshingano zabo, ariko nabo ibyo bakeneye bagira gute babihabwa. Ibi ngibi ntabwo ari byo. Ikindi aba bapasiteri nabo babugamira abakristo babo, ngo yambaye imyenda migufi, ngo yambaye miremire, ngo yambaye imisatsi ku mutwe. Uzaza uvuga ijambo ry'Imana, uwo rizahindura ntazabura guhindura. Ntabwo azahinduka kubera ibyo bisuku biri ku mutwe. Isuku atari ibyo kubwiriza umutima w'umuntu. Ndabizi muraza kuntera, ariko ngenda akabamenye. Ngomba kuba utamunye nkabwirwa. Nta bintu byinshi bihari. Izikire ntabwo nzabumbikiriza ibintu kare. Ntabwo ibyo ngibyo bishoboka. Hanyuma abakunzi b'imikunga, ibisirimba, ubu ngubu tuvugana na Mukanya ngiye kurekura ikindi gisirimba.
musimbuke kuri YouTube channel yanyu mukore subscribe, like, share and comment, hanyuma tujye tubana mu bindi biganiro bigiye bitandukanye, hanyuma kumukungaho usharinga n'abandi batabashije kubona, tugiye kwacumika mu kanya gato. Ciao ndabakunda, mukore subscribe, like, share and comment.